Ndagusuhuje nshuti mukunzi ukunda kumva ibiganiro by'icyiciro cy'urubyiruko rw'Abadiventiste JA, MJA, AUR. Tugiye kuganira kuri amwe mu makuru yaranze uyu mwaka muri iyi ntara ya Kiniga. By'umwihariko turibanda ku itariki 20 aho abana urubyiruko mu ntara hose bari bateguye igitaramo gisoza umwaka. Igitaramo cyitabiriwe n'abarenga 300 barimo intara yose, ni ukuvuga kuva i Murinja ukagenda ukagera ku Kiniga. Ni igitaramo cyari cyitabiriwe n'abayizera benshi cyane kuko cyari gikomatanyirije hamwe n'amavuna. Turaza kugaruka kandi no kuri kampore yari itangiye kuwa 21 izasoza kuwa 28 ingando y'abana b'abarondabukanda bafite imyaka 10 kugera kuri 15, ndetse kandi iyo ngando yari ikomatanyije n'icyiciro cya PCM ibwirizabutumwa rwo mu magereza no hanze y'itorero, mu bigo by'amashuri n'ahandi. Mbese byagenze ngiye tugiye kuganira ni Master Guide Nzayisenga Fabrice mu ntara ya Kiniga, itorero ni Murinja. Reka duhere ku gitaramo cyasozaga umwaka wa 2025 cyabereye mu Kabuye. Kikaba ari igitaramo cy'intara ya Kiniga, cyari cyitabiriwe n'amatorero agera kuri 7 yose, nta na rimwe ryabuze. Ni igitaramo cyari gishagawe n'abizera benshi cyane ku buryo abantu benshi batekerezaga yuko ari kuri stade, kuko hari abantu bagera ku 3,000 barimo abizera, abashyitsi ndetse n'abandi. Icyo gitaramo cyari gifite insanganyamatsiko yavugaga ngo kugera ku ntego z'ibyo twatangije. Ibi ni mu mushinga wo kugura amabendera y'iyi ntara, amabendera y'icyiciro cy'urubyiruko, ni ukuvuga ibendera rya Abato Adventure, irondoro ibendera ry'abarondabukanda Pathfinder, ibendera rya JN, Senior Youth, ibendera ry'abambasaderi, ndetse hakiyongeramo n'ibendera ry'igihugu. Ibi babikoze neza babikoreye mu irushanwa, mu marushanwa amatorero yose yakoze, aho abashefu gide, buri mushefu gide umwe yari afite urugero rwo gutanga 2,500. Bivuga yuko rero abantu bose bakoze uko bashoboye nk'imbaraga muri gahunda yo gukorera hamwe. Abashefu gide ubwabo by'umwihariko batanze agera ku 52,000 muri ayo marushanwa yakozwe n'amatorero atandukanye. Amakuru mpabwa nuko hatanzwe andi agera ku 47,000. Ibyo byatumye umusaruro w'igitaramo cyari cyateguwe hatangwa agera ku 107,000. Hanyuma kuri uwo munsi icyari gihanzwe amaso kurusha abandi ni itorero rya Kiruhura, ryari rimaze igihe ryiyubaka ku buryo bukomeye, aho itorero rya Murinja itorero rya Kiruhura ryatanze agera ku 30,000. Ariko muri gahunda bo badushyikirije agera ku 15,000 gusa. Ni mu gihe abo tuganira nabo bari gutubwira ko bari gukurikirana bakamenya iherezo ryayo yandi yatangajwe. Kiruhura rero ni imwe muri JIA iri kwiyubaka mu buryo butigeze bubaho. Ikaba ni JIA imaze kugira abajiya bagera kuri 80 uhereye kuri uwo munsi gusa. Abayobozi bari banezerewe, ndetse n'abizera bari bateraniye aho bose bari banezerewe ku myambarire ya Kiruhura. Bari bambaye neza cyane,
Si ibyo gusa kandi n'andi matorero yose bari bagerageze ku kwita ku myambaro, ibintu bituma intara ya Kiniga mu bijyanye n'icyiciro ihita ihagarara ku mwanya wa mbere muri iyi zone ya Nyanza. Ikindi kandi tutabura kubabwira muri iki gitaramo ni ukubera yuko iki gitaramo cyabaye hari kubera n'amavuna yarayobowe n'uwitwa Mupenzi. Ni igitaramo cyari gishimishije, byagaragaraga yuko abizera batangiye umwaka banezerewe cyane kandi bishyira mu biganza by'Imana. Andi makuru turayabagezaho mu kanya mu buryo burambuye, tuzayabagezaho muri documentary. Ubu rero tugiye gukomereza ku munsi wakurikiyeho ibyo nababwiraga byabaye ku itariki 20. Ubu tugiye gukomeza twerekeze ku itariki 21, aho abasore n'inkumi, urubyiruko, abayobozi mu gihugu hose muri firidi zitandukanye zigeze kuri 5 bose bari bateraniye i Gitwe. Ni mu ngando yari igiye kuhamara iminsi igera kuri 7, aho iyo ngando yari ifite insanganyamatsiko ivuga ngo umurondabukanda ufite intego. Mbese umurondabukanda ufite intego ni umeze ute? Iyo ngando turaje tuyibaramburire mu kanya gatoya. Reka duhere ku munsi wa mbere w'ingando. Iyo urebye hirya no hino mu gihugu, imodoka zari zagiye zituruka ahadukikije zose ziri kwerekera aho i Gitwe. Ni ukuvuga kuva i Rusizi, i Karongi, Muhanga, Kamonyi, bose bari bahuriye mu karere ka Ruhango. Ibyo si ibyo gusa kandi twaturutse n'Iburasirazuba, Ngoma, Kayonza ndetse n'utundi turere twose dukikije iyo ntara twose bari berekeye hano mu karere ka Ruhango. Intara y'Amajyepfo naho ni ukuvuga Gisagara, Nyanza ndetse no hirya cyane wenda gukora ku Burundi, bose bari berekeye mu karere ka Ruhango. Ni mu ngando yari igiye kuhamara iminsi igera kuri 7. Yari ifite insanganyamatsiko ivuga ngo umurondabukanda ufite intego. Muri iyi zone ya Nyanza naho twari dufite abagera kuri 32 bitabiriye iyi ngando. Si ibyo gusa kandi intara ya Kiniga nayo yari ifite abagera kuri 5 bayihagarariye. Ni ukuvuga kuva ku matorero atandukanye. Ni ingando yari ishimishije kandi inejeje abari bayitabiriye, ku buryo abantu benshi batekerezaga yuko bifuza kuhaguma. Reka mbabwire bimwe mu byari bigize iyo ngando. Ku munsi wa mbere icyatangaje abantu benshi ni ukubona bamwe baryamye hasi abandi baryamye hejuru, ibintu bavugaga yuko n'ibitanda basigaye babyubaka nka etaje. Ndetse kandi mu mbuga z'icyo kigo hari ibyumba byabaye bikeya. Bimaze kuba bikeya, dusohora icyo twise amatente y'ingando. Abantu benshi ntago bayazi, ariko abakurikira amafoto baraza kubibona. Ikigo cyose cyari cyuzuye, gisagawe n'abajiya baturutse imihanda yose. Reka mbahe bimwe mu byari byibanzweho mu kwiga amasomo. Ku munsi wa mbere cyari ikiruhuko, kwari ugufata amarokare ndetse barangiza bakajya koga, bakava koga bakajya kurya, ubundi bakajya guhabwa amabwiriza y'ingando. Ni ingando yayobowe na Union y'u Rwanda, iyobowe na Rukundo Isaie ndetse n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye, barimo ibitaro bya Gitwe, ivuriro rya Gitwe ndetse n'irindi vuriro ryari aho mu kigo cya Gitwe. Ibintu byatumaga ubuzima bw'abana bari muri icyo kigo bubasha kubungabungwa kandi bufite umutekano wizewe. Reka twibande kuri amwe mu masomo yahatangirwaga. Mu gitondo kare saa 10 nibwo abajiya bazindukaga kuri Mucaka
bari muri siporo, ku isaa 11 zuzuye baragendaga bakajya mu rusengero bakajya kwiga ibyigisho byari bikomatanyije. ivuna ryari kumara icyumweru ryakozwe muri ya gahunda y'uko icyiciro cy'urubyiruko rw'abadivantisite cyubakiye ku ivugabutumwa gusa. Twakoze ivuna ry'icyumweru ryari rifite insanganyamatsiko rivuga ngo mbese ejo hazaza hawe hari mu biganza byande? Ejo hazaza hawe hari mu biganza byande? Ni ibibwiriza byatumye abagera kuri 57 babatizwa, barimwo abarondabukanda n'abizera basengera aho muri icyo kigo b'abanyeshuri. Ingando yarakomeje. Muri icyo gitondo twarazindukaga tukiga ayo masomo, ndetse tukaza kugaruka kuyasubiramo nimugoroba tugiye kuryama ku isaha y'isaa 4. Ibintu byari binejeje abantu kuba baje kwitabira ingando ndetse bagakurikira n'ubutumwa bwiza. Reka njye ku isomo rya kabiri. Tukiva mu ishuri twikubitaga cyangwa se twageraga mu madorotwari tukoga, twarangiza tukagaruka gufata icyo bita breakfast. Ibintu byaba binogeye amaso abantu, ndetse bigatuma abateraniye aho ngaho batananirwa cyangwa se ngo bumve yuko bacitse intege. Isomo rimwe rwari uruhererekane rw'andi masomo, kandi ukabona ni ibintu binejeje. Iyo bavaga muri breakfast bose bahitaga bajya kuri musururu moja bakajya guhabwa amabwiriza y'uburyo bagiye gukurikirana amashuri. Ndetse aho ngaho twabashije kuhigira ibijyanye n'akarasisi kajyanye n'igihe, kandi kakaba ariko karasisi k'umwimerere. Iryo somo iyo ryarangirwaga, abanyeshuri bamwe mu mitwe y'amajyambere bose birukiraga mu mashuri yabo nk'uko bayahawe. Ni ukuvuga ngo nko urugero, kuva mu nshuti habaga hari amarokari ageze kuri 3. Ni ukuvuga ngo inshuti cyangwa se friend bagiraga A, B and C nk'uko tubibona mu mashuri asanzwe. Ibyo bikaba uruhererekane ku yandi mashuri akurikiye, abatubana, abavumbuzi, ababimbuzi, abagenzi n'abayobozi bakuru. Abanyeshuri bigaga iminota 50 isaha, ariko iyo saha ikaba iryo shuri rigomba kwinjirwamo n'abarimu bageze kuri 5. Ni ukuvuga ko buri mwarimu yabaga afite isomo ry'iminota 15 gusa. Ibintu byatumaga abanyeshuri bari kwiga batarambirwa. Abantu baribazaga bati, ko twari twaragiye mu kiruhuko none tukaba tubona dukomeje amasomo, turabigenza dute? Ariko ku bagomeje kunamba ku nshingano ndetse bakiga bagakurikira, bahawe impeta z'ishimwe. Iyo twavaga mu masomo twabaga tunaniwe, kuko twabaga twize byinshi cyane mu kanya gatoya nk'ako guhumbya. Tukerekera ku gikoni aho abantu bajyaga gufata ikote na karuvate bakajya aho bagomba gufatira amafunguro iya saa sita. Abantu benshi bashobora kumbaza ngo ni gute bafataga ikote na karuvate bakajya gufata amafunguro. Ikote ubusanzwe mu ngando turifata nk'isahane, hanyuma karuvate tukayifata nk'aho ari ikiyiko cyangwa se ifoke. Ni imvugo zikoreshwa mu ngando ku buryo utabisobanukiwe neza bakubwiye kujya gufata ikote, we wahita wambara ikote. Iyo byarangizaga ayo masomo y'uwo munsi, iyo yarangirwaga twahitaga twinjira mu cyo twise irindi somo ryiswe kosi komando cyangwa se ikosi ry'abakomando. Abantu bibazaga niba igisirikare kimukiye muri iyo ngando yaberaga igitwe, ariko ni imikino yari inejeje
aho abana bigishwaga kubaho ubuzima bugoranye cyangwa se kubaho ku bw'impinduka y'ibihe. Ni gute umurondabukanda ashobora kwitwaraho mu gihe ibintu bihindutse, mu gihe yari afite ababyeyi akababura, cyangwa se icyorezo kikaza kigatuma abana bitandukanya n'ababyeyi. Ni gute umurondabukanda nyawe yari akwiriye kubaho, yari akwiriye kwihanganira ibigeragezo. Nibyo bakoraga muri iyo mikino ya gikomando yiswe kosi komando, aho abana bagombaga kugera ku ntsinzi ari uko bavunitse kandi babihanganiye. Ni ukuvuga ngo bafataga nk'umugozi wo mu birometero nk'umunani bakawuzamuka n'amaguru byihuse cyane. Ibyo kandi bikabafasha kuza gufata umukino ukurikiye ari wo wo koga mu Kivu. Ushobora kuvuga ngo muri ibi biyaga bigari ko nta Kivu dufite, cyaberaga hano hepfo mu karere ka Nyanza na Ruhango, ni gute hari habonetse Ikivu? Ibyo ni ibintu byoroshye, abarondabukanda bishakamo ibisubizo, bari bakoze Ikivu aho ngaho bugufi yaho. Ibyo byabatumaga bahita bagera ku wundi umukino ukurikiye. Umukino wari uruhererekane n'iyindi yose, wavaga ku mukino umwe ukaguha gutsindira umukino wa kabiri, wava ku mukino wa kabiri ukaguha gutsindira umukino wa gatatu. Ibyo bikarangira iyo wabirangizaga nta na hamwe utsikiye wabashaga gutsinda. Aho niho bamwe mu banyeshuri bize muri ayo mashuri atandukanye yiswe ay'abarondabukanda babashije gutsindira impeta zitandukanye, iz'ubukorikori, iz'irondabukanda ndetse n'izindi zitandukanye. Muzababona ubwo bazaba bazambaye mu masabato akurikira. Hanyuma iryo somo rya kosi komando iyo ryarangiraga, twahitaga twinjira mu rindi somo ryiswe isomo ry'irondabukanda, aho twavaga aha ngaha tukagenda tukagera aho umuzungu wa mbere wageze Igitwe akahashinga itorero, agahamagarira kuhigisha ubutumwa bwiza abizera abari abaturage bari bazengurutse aho ngaho, dore ko hari n'ahantu hatari hatuwe cyane. Akabigisha ubutumwa, bahigira irondabukanda mu nzira banyuragamo. Uburyo ushobora itumanaho, uburyo ushobora guturuka aha ngaha ukarinda ibyo ugiye ukurikije ibimenyetso abagiye mbere batanze. Ibyo byatumye kandi nabyo babihererwa impeta, izo twise impeta z'ubukorikori. Hatanzwe impeta z'ubukorikori ndetse hatangwa n'impeta z'ubuhanga. Aha kandi twahigiye amateka, tuhasobanukirirwa uburyo itorero ry'Abadiventisi ryageze Igitwe, ahantu hari hadatuwe, ahantu hatabwaga imirambo gusa. Aho babashije kutubwira yuko mu gihe gitoya uwatangije iri torero ry'Abadiventiste aha Igitwe, ubwo yahageraga hari ahantu habi arahatura, bene wabo bakajya baza kumusura b'Abanyamerika mu gihe. Ariko inkuru ibabaje ni uko benshi bahasize ubuzima kubw'ubutumwa bwiza bwigishwaga. Abanyamerika bazanye abana babo barahapfira, nta yindi nyungu bazanye. Ibyo byatumye abarondabukanda batekereza yuko gukorera ku ntego ari cyo kintu cyiza, ndetse banarebye uburyo uwo muzungu ajya guhabwa aho ngaho n'umwami. Yafashe pariseri ye yose nk'umuntu watekerezaga yuko ubutumwa ari kwigisha buzaguka bukagera kure cyane. Kandi icyo gihe ahaka yari umuntu umwe. Watekereza ngo umuntu akubwiye ngo ufate aho ushaka, wafata ahantu hangana iki? Yakoreye ku ntego kandi aratsinda. Mbese uyu muzungu ni iki dushobora kumwigiraho? Umuntu w'aka kanya iyo umubwiye ngo nkuhe iki, we ashobora gutekereza ibintu by'aka kanya, ariko undi we yatekereza ibintu by'igihe kirekire. Ubu Gitwe ifite ubutaka buri hafi ya hegitari zigeze kuri 22.
Eriderovo ni umwe mu bantu bafatwa nk'intwari cyane zabayeho mu itorero ry'Abadivantisite mu mateka ya Gitwe. Ibindi kuri aya makuru mushaka gucukumbura tuzabigezaho mu matangazo cyangwa se mu yandi madokimateri atandukanye turi kubategurira. Mwari kumwe na Master Guide Nzayisenga Fabrice mu ntara ya Kiniga, zone ni Nyanza, intara ni Kiniga, itorero ni Murinja. Ndabashimiye.